yankubise rushyi yankubise igishika tudura umugabo muremure ugera nk'iriya hirya ngize ngo ndavuze ndi abagore b'abanyarwanda bagore ngo ceceka baguhane abagore bose bari bahari ati ceceka baguhane ati Debby barankubise umugore mu kugenda maze kwenda ndate naricaye ndarira ndavuga ati mana ngibi n'ibiki nikoreye ibi n'ibiki nishyizemo uko ntategereje kuki nakunze amafaranga kubera iki nakoze bino bintu yo good morning hey guys munyumvire muri gutuma nseka in this level koko ari nk'ibintu ntekereza nkavuga se mana yanjye what is going on muri this most especially ku bakobwa bacu b'abanyarwanda guys are you guys fine what are you guys going through something koko ngo ngi mbyumva so every time good morning and yo Jesus have mercy on me. Don't make me do this. Don't, please, Lord. Amen. Yeah. So, how are you doing? So story time, and I'm so happy to be here. Ndishimye kwanjye kubabwira ino nkuru. Nanone niba utarakoze subscribe, please do subscribe. Ibaze subscribe. Mwureke twuzuze 2,000 basi kuri ino video. Abantu 100 mukore subscribe mitenuza nk'ibihumbi 2,000 muri mukwezi kuko mfite 1,890. So uramutse ukoze uzi ugakoraho ukareba video ugakoraho abantu 1,000 cyose mwarebye mwarakoze subscribe. Yes, I understand some of you, ariko ikindi mureke mujye musharinga video zanjye ziribwe n'abantu benshi bro. Abantu bagajya bari kuri video zanjye kuri TikTok, there are so many now. No gutangira bushyashya birababaza kurebwa n'abantu 1,000 nyine birababaza y'umuntu, ariko ndabizi neza ko umunsi umwe muzamenyera ko nsikemba kuri YouTube mwese mukajya muza. And umuntu aje hamwe ngo ngende ngo nkora story 3 ku munsi bro ukeka ko nta kindi kintu nkora but ari umunsi umwe nzaba full YouTuber, nta kindi kintu nkora YouTube, just only YouTube, and I know for sure that day is actually coming. Nago ndibaza mu mezi 6 nago nzaba ngikora, nzaba ndi kuri YouTube, nzafaza focusing on YouTube, and it's going to work, I'm telling you. Anyway, how are you doing? I hope all of you are doing fine. Mwese nize komeze neza. So good morning again. Hari n'ibintu nkavuga Jesus Debby ibi bintu kuko bibaho ese abantu ntago ari kumbeshya ngiye kwishyira muri misike naka proof ko nzike mbona mubeshya nzike mbona ntazi ibintu mubamo. Anyway, but this one nizere ko ibiko gatambishye pe kubera ko ukuntu imeze it's so scary and I don't know what to say. Good morning. Asa ndavuga good morning zingahe. Anyway, yeah. Umukobwa yanyandikira mbwa Debby ati ndi umukobwa w'imyaka 24 ariko ku myaka 24 ndarushye pe. Ndarushye maze imyaka 2 nshatse ariko ndarushye ku rwego I don't know what I'm supposed to do. Nashakaje ngene umugabo ndi umusiramukazi narindi kukaza nakoraga mu mujyi, umugabo w'umusiramu wambaye imyenda y'abasiramu arinjira ubona ukuzemo afite nk'imyaka 60, actually afite imyaka 30 ningahe. Icyo gihe afite imyaka 20 yaransuza arambwa bite byawe, you are so beautiful. Bajyaga bavuga ko abanyarwanda ntababona, but you, oh God, you are so cute and beautiful. Yeah, abantu bajya bavuga ngo sinkavange ngiye vuga ikinyarwanda gusa byarananiye. Niba ushaka kora stories zanjye zitavanze gutya nyine ngo nta kundi nta kibazo nzabyakira, ubwo nyine ntabwo nzabyakira ubwo nta kundi. Ya urumva arangije aramubwira nyine umukobwa nyine umugabo aramubwira ati so beautiful things like that. Umukobwa ati aha ati reka babwire impamvu ngunda kuvuga stories z'abagore mbere ko nkomeza nuko abagore nibo abantu bakunda kunyumva cyane. Actually women listen to me more than anything, and ejo narebye kuri YouTube yanjye nsanga abantu bose ko bandira from 65 to 18 people ku myaka 18 people are watching me. Anyway, thank you. Yeah, so umukobwa aravuga ati umugabo arambwira gutyo, umugabo arangije icyo gihe yaraje gukora ibintu ahantu umukobwa yakoraga muri dry cleaner, yaraje kumesesha imyenda, amesesha imyenda ajye kwenda amatipu y'amadolari 200. Arambwira you are so beautiful, let me pay you for being cute. Umukobwa araseka arafata, umugabo aragenda. Umugabo rero akunda kuza kumesesha imyenda kwa 3 no kwa 6 yazanaga imyenda nyine 2 times a week. None hagira arambwira ati se wagiza kwifata mu rugo ukayijyana. Umumva nkajye kwifata nagira mu rugo, umva nasanga yanteguriye ameza akabwira umushefu wagateka just kwakonje gufata imyenda. Ikireka cyo nagendaga abantu kwakoranga si nanjye ngo Debby yewe muko wende umukobwa tumwite Debby ugiye gukora iki? Umva umugabo nyine umugabo arangira ambwira ati ngiye naragukunze. Muse namugore yambwira ati reka ngiye wacu namugore ngira I got divorce, maze gukora divorce mfite abana bakuru, ubungu gushaka nyindi nago nyambitekereza. Icyo gihe ko nakunda kumugore wanjye agenda karanyishe avuga amagambo menshi aramurenga. Umukobwa wanjye ambwira ati okay whatever. Umukobwa ati ngiye kubikora I surviving, I know I'm not going to get married to this man, but the truth is
I can see have money and I need the money. Umukobwa yatangiye gukundana n'uyu musaza just for surviving. Umusaza akamwishyura rent, amugurira ibintu byose, amugurira ibibanza, amugurira imodoka, nyine bagiye kubana. Yaranguriye imitungo n'udutungo, mfite imitungo myinshi ihagije. Noneho umunsi umwe arambwira se akujya tukomeze tubane gutya. Ubwo baramagiye kumarana umwaka n'igice gihe. Ambwira ko tubane gutya. Why don't we get married? Wase tugashakana. N'undi ko nta mugore ngira ari nge nawe wambare tugashakana. Umukobwa ati se nabyanga nduhuye. Umva bajya muri musigiti barabasezeranya. Bamaze kubasezeranya nyine barabana, babanza kuba hano mu Rwanda amezi 2, nyuma namwe ati rero kaza tukajyana iwacu mu gihugu cy'iwacu. Umukobwa agira ubwoba. Actually umugabo atuye mu bihugu bya hafi aho bivuga igifaransa by'abasilamu, namwe murabizi ukuntu biba bimeze ntaturuka. Angase abayeretse twanze twaguma hano mu Rwanda. Umukobwa rero ngo baranatwite, akusabaga bashaje barabyara. Ngabara natwite, ngabaze gutwita umugabo aramubwira ati please reka tugende iwacu, mfite iyo famille izagufasha. Ahangaha urabona n'akazi kanjye kagiye kwarangira, mfite business yanjye ariko ngiye kujya muri passion kubera ko umugabo nyine amaze gukora, ngiye kujya muri passion. Rero tujyane mu gihugu cyacu niho nzagutungira nibyo byizayirere ibintu nk'ibyo. Umukobwa aravuga ati ubundi wakaba kujyaho umugabo gutegetse kujya. Umukobwa agira ute akurikira umugabo we. Agezeyo ati agiye kubona abantu baje kumwakira, abana benshi nyine bari mu kigero cy'aba muruta abato abakuru, umva bose baramwakira, bose bakajya bamusuhuza bavuga ngo baba. So sorry guys, so sorry, I don't know why I'm laughing. Bakamusuhuza bose bamubwira ngo papa. Bakamusuhuza. Umukobwa nyine biramucanga, nawe baramusuhuza baramubwira you are welcome in the family, baramwakira, bavuga icyongereza nyine baramuvugisha, baramubwira ati you are very welcome, thank you so much for getting married to our dad, ndabona ari byiza cyane, ndabona nyine binejeje, things like that. Ubwo abivugaga yari umuhungu mukuru uwo musaza ubona uri mu myaka nka 30 cyangwa 30 hafi 40, ariko nyine harimo nyine afite abana benshi pe. Umukobwa aragenda bamujyana mu nzu. Abo bana rero benshi kwa babonaga gutya, hari n'abandi bagore bari aho ngaho nka 4 cyangwa 5. Ni 5. Actually umukobwa ambwira ati umugore wa 6. Ibundi ubwo nagomba kubivuga ari surprise. None ndebeye ukuntu bivuze. Urumva umukobwa rero yageze asanga umugore wa 6. Abo bagore bose bafite abana bakuru, abana bamuruta, abangana nawe, nyine ubu bagore bose barakuze. Akinjiramo abariseje ngo yego nagwambwiye ko ufite abandi bagore. Bari abantu bandi aravuga ati yako se kankubaza ikibazo, ntabwo uri umusilamukazi? Nose sinemere gushaka abagore bose nshaka, uri umugore wanjye, icara utuze, ni wowe mugore muto mfite, ni wowe uzaba uri kunzwe, don't worry, no problem, nzajya ngwa amafaranga ntugire ikibazo. Batangiye barumva. Umugore ati Debby numva ndasaze, numva ubwonko burayaze, icyo gihe ko nari ntwite maze gutwita. Abo bagore rero ati sinigeze noza icyombo, sinigeze nteka, baratekaga nkarya. Ahubwo none nsigaye numva ngo ndi umwana mu bandi. Umugabo akangara se urabona turabaye umwana mu bandi, urabona ibintu n'ikintu bitwaye. Umukobwa ati iwabo akamuhamagara ko ese wasanze umugabo iwabo hameze gute, akanga nyine kuvuga ko asanze umugabo afite undi mugore, afite abandi bana, nyine agaceceka akabiceceka, agira aho nyine aratwita arabyara. Amaze kubyara akana ke rero nyine kaba kari aho ngaho akitaho, ariko ni nkaho n'ubundi nta kwitaho. Umugore mukuru wo mugabo ngaraza ni umukecuru, ugasanga ari kukitaho, ari kumenya uko kameze na gahungu. Urumva nyine ngo niwe wakitaga icyo gihe. Ubwo urumva aragenda nyine bakomeza gutyo. Noneho muri icyo gihe rero umugabo we atangira nyine kumubwira ati nyine abo bagore noneho hajya ibintu atari umugore urimo hagati, nimba ari wa 3 nimba ari wa 4 urumva nyine akurikira bwa kabiri. Atangira nyine kujya amuteranya n'umugabo wiwe ngo yamubonanye ngo n'abasore ngo n'imiki byose, kubera ko ngo ari ukuntu iwabo nyine muri iyo nzu abamuhazamwe abana bose, abahungu b'uwo musaza, abakuze, abakuzine bose barazaga. Noneho umugore rero amubonana n'umukuzi umwe wabo bana nyine, ubwo nuwo kwa shangazi wabo simbizi cyangwa kwa I don't know. Abamubonanye nyine ari kuganira n'umwana n'ibiki byose, kuko ngo niyo muntu hari nyine yabonaga bashaka babaye inshuti, bashaka no kwisanzuranaho. Ati umugabo saza aratashye, amaze gutaha ati nta kintu ambwiye, ati Debby yankubise rushyi, yankubise igishika, ati dore umugabo muremure ugera nk'iriya hirya, ngize ngo ndavuze ndi abagore b'abanyarwanda, bagore ati ceceka baguhane. Abagore bose bari bahari, ati ceceka baguhane. Ati Debby barankubise, umugore mukuru n'umugabo wanjye, ati barankubise, barankubita, baranyumvisha. Peze musoso guseka pe ntabwo bishimishije pe, mumbabarire guseka, mumbabarire.
yeah. Urumva ati baramukubita bamaze kumukubita umugabo ngo wa mugore mukuru waramuhondaguyeho amujyana mu cyumba aranamukandira mbwa yes this is how ngo twe twabayeho umugabo wacu ni wowe udukuriye umugabo ni nk'Imana yacu uba ugomba kwemera ibyo ashaka bigakorwa niba ashaka no kukubita nta kibazo burya nta kintu yabitwaye umugabo go providingira ubwo buri kimwe cyose don't worry ntugire ikibazo umukobwa ati ngewe umukobwa w'umunyarwanda se barankubita no one can beat me no one can even touch me you understand bwarakere rero ngo haza umuhungu umwe ihe n'undi stories zizingiye umuhungu umwe wo musaza ngo ufite imyaka 26 27 afite company yiwe muri icyo gihugu nyine ngikomeye cyane urumva nyine papa yamuha amafaranga aragenda akora company gikomeye afite igiceri afite amafaranga ya ngaraza ngo ni wowe nyine we yaramubonye bwa mbere haraciye iminsi nyine bamukubise yarabyaye nyine umva atomutipe yaragaza arandeba Debby mitavuga ati umuhungu yarankunze ati nanjye nawe ngendeye ukuntu ari cyendeye ukuntu ase ndavuga ati oh my goodness wow umutipe arabasuza bose yarabaza se uriya nuwahe yaravuga ngo baramuga ati ni new wife wa papa wacu nyine watutse mu Rwanda aravuga okay araza aramusuhuza aramuga you are welcome in the family things like that bari barabimbye ariko ntago najyaga nemera ko ari byo numvaga nyine papa wacu atashaka undi mugore nyuma y'abagore bose yari afite n'abana bose yabyaye numvaga atashaka ko garavuga ati aha ubwo nyine abimubwira mbwa ati ntago yigeze ambwira ko afite abandi bagore njye ambwira ko afite abandi bagore simba naramushatse ati kindi ndi stack hano muri iki gihugu ati kindi kuva muri iki gihugu ngo bisaba ko umugabo wawe ngo aba yaprovye ko ugomba kugenda niba ufite nyine umugabo I don't know akose ubundi ko ari umunyagihugu y'u Rwanda ntiyacikara I don't know ndi gutekereza urumva arangije ngo umuhungu nyine batangira aramuga ati can I get your WhatsApp number batangira nyine kujya bavugana kuri WhatsApp shiri bakavugana umutipe ati ajyanye mwandikira 24/7 amuga you are so beautiful ahisinze ukuntu ashakanye n'ura musaza umva umuhungu nyine ndakubwiye ngo akamutereta kuko yaramuteresa amushyiraho na nyina gutereta amutereta no umukobwa nyine yumva nyine n'umuhungu atangira nyine kumukunda umuhungu aravuga ati me I like you naragukunze things like that umukobwa aravuga ati me I married your dad ngiye ndi mari kuri papa wawe nta kindi kintu wazumbwira umuhungu aravuga ati okay nta kibazo rwose niba arebye ngibyo ati nanjye sinzagaruka aho ngaho vuba ubwo I don't know bwarakere rero sinzi ikintu gaje gupfa nanone n'umuntu uze n'umugabo we nanone sinzi ikintu baje gupfa nyine actually dufite ukuntu abakobwa abanyarwanda nakatugira ukuntu dusuzuguramo nimba arasuzugurirwa rusaza uwo musaza arongera aramudunda na mugore mukuru ati bakudunda iyo uri umugore ukubitwa ati ntago ari wenyine ukubitwa ati n'abandi barakubitwa ati uri kudakubitwa n'umugore mukuru ni nka mama wabo nyine n'uwo mugabo aramwubaha pe kuko bajya kungana ariko abandi bose guhera kuwa kabiri iyo akoze ikosa mwese muhagarara ngo bakamukubita n'abana mureba bagafata igiti akamududududu akamukubita ati icyo gihe rero ati ninjye mu munsi wagomba gukubitwa ati mba ndakubiswe mu gukubitwa agenda kanjira ndikingirana mu cyumba wa mugore ashaka kuza kunkanda ndabyanga ndambwa ati go I don't want you to see you imbere genda urumva ubwo bimbwiye mu gifaransa wenda nabame icyo gihe ariko ubundi wakibabwira urumva bagize umukobwa nyine ubasamaze gukubitwa aragenda yikingirana ahita amagara mutipe aramuga ngo ngenda rushye papa yarankubita aramuga atego ko ibyo ni ibintu bisanzwe ibyo ni ibintu bisanzwe rwose niyo mpamvu nanjye ntakiba muri urwo rugo kubona mama wanjye bamukubita ngiye birambabaza niyo mpamvu nahisemo kwigendera cyakora nagize ngo papa mu mafaranga ndagenda guys my skin I don't know sigaye nkunda kwiha amavuta menshi I don't know why but urumva niyo mpamvu rero nahisemo nanjye kugenda nkava muri urwo rugo ko so tired umukobwa nyine umuhungu arangira aramuhamagara baravugana amasaha menshi banze kuvugana umukobwa aragenda araryama kuko ngo urundi umusaza uwo mukobwa yararanaga n'umwana ariko umusaza akayirarana kugira umusaza nyine naramusa ashatse kujya gukora jigijiga handi abone uko asohoka agenda nyine atabajije umugore ngo do I have to go things like that rero uwo mutipe atashize nk'icyumweru umutipe rero aza kumusura ahageze uwo musaza ntabwo yari ahari n'abagore ntibari nyine ari ukuntu wese nyine wenda bari mu nzu hatuje arinjira ngaje kurira nk'agasista ke akabroki we aragenda nyine baraganira umva mbere yo gusohoka rwose umutipe ngo nyine umugore yaramwihungazaga nyine ntaka kumuvugisha n'ibintu nk'ibyo nyine actually akanga kumwereka ko nyine abyitayeho ibintu nk'ibyo umva umutipe yaramucunze rwose aramusoma iminwa umukobwa aravuga ati Debby nicyo gihe nari maze ndasomana n'umuntu mumbare kuvuga ibyo bintu actually nta n'ikintu bitwaye azamwe mbere nari maze iminsi ndasomana n'umuntu ngo
nyine numve ukiri mutoya numve smell nzima numva smell y'umuntu umusaza imyaka 60 nango nabizi namenya abanuka mvuga niko ari kumbwira atomtipe rwose nahise ajyana amarangije aragenda maze kwenda ndate narice ndarira ndavuga ati mana ngibi nibiki nikoreye ibi nibiki nishyizemo uko kintategereje kuki nakunze amafaranga kubera iki nakoze bino bintu why umwana w'umukobwa ararira amaze kurira wa mutipe ngo ageze yaramwandikira ngo thank you so much nari nategereje kuri buze ko ngubita nk'urushyi but for me I love you with everything in me ndagukunda nubwo umugore papa rwose ngiye rwose ndagukunda pe angije ngo mutipe aramubwira rero kankwibwira wazaretse ugasubira wanyu mu Rwanda ko gutandukanya na papa byakunda nako ari kuntu watandukana na papa wanjye ukaza tukabana umukobwa aravuga ati oya namahano kuba washakana na papa watandukana na papa w'umwana warangiza mukagira ute mugashakana aravuga ati ngiye mana ibyo nago bindeba papa wanjye yabaje mama wanjye kirekire kubwira umusaza simukunda rero ibintu nk'ibyo ngibyo akunda gufatirana abana bakiri batoya ntajya ashaka umukobwa uri munsi y'imyaka 20 uri hejuru y'imyaka 22 ashaka abana batoya muri make wagira ngo sinzi kunabigenza wagira ngo ari gutanga ibitabo ariko umuhungu wo musaza amubwira umukobwa aramubwira ati oya uri kubivuga ko unkunda cyangwa ushaka ko tuba turi kumwe ntabwo uri kubivuga ko nyine byakubabaje aramubwira ati ariko mbonye ukuro ntaha nabangiza amahirwe umutipe aramubwira ati none se ngiye ngushakira ukuntu uva muri iki gihugu ugende umukobwa aramubwira ati wabukoze kuko ngiye I'm so tired of everything urumva no umukobwa munsi ngo sinzi ikintu agomba kujya gukora hanze nyine y'umujyi yagomba kuva mu rugo bamuhereza umushoferi aravuga ati hoya ati mwasise nkitwa mama umushoferi wa muhunga hari aravuga hoya mumureke mutwari urumva ariko muri wose nta muntu waruzi ko amuteretanye amukunda yaramusomye anga abwira papa aravuga ati mumureke mutware nyine urumva papa we aravuga ati nta kibazo ugenda mutware afite ari umuhungu wanjye mutwaye abaramutwaye ngo baragenda ati twiriwe tugitembera ntembereza ahantu henshi anjyana hano anjyana hariya umva arantembereza pe ahise ndamubwira ati mvangubwiye rero umukobwa nyine ati mutipe aramubwira se ubu reba ko kuko utankunda ukaba ntari umusore mwiza ati mfite amafaranga ati ngiye rwose ndabizi neza ko ntazashaka abagore benshi unyemere nkawukunda wabugize amahirwe umukobwa aramubwira ati mvare nkubwize ukuri kuba ngukunda unanye ndagukunda pe yambwira Debby nagarukoshye n'ukuri ko Imana y'umuhungu ndamukunda kuba mukukunda ndagukunda urumva nta n'ikindi kintu ufite nabikora ariko uyibuka ko ndi umugore papa wawe wa gatandatu uribuka ko nashatswe na papa wakankuru mu Rwanda ngatari ko yagukuye yakubeshya yarakubeshye ngo naho ndi mugore agira kandi afite abagore bandi batanu mu rugo urumva rero ugomba gushaka ukuntu uva muri buno buzima ati ninginze mama wanjye ngo akore divorce mama wanjye yaranze avuga ngo aramukunda atari kubona niba utamukunda wafata inzira ukigendera ati umuhungu aravuga ati niyo utanshaka niyo utakemera ko dukundana nta kibazo at least nabanzi ko afashije umugore umwe wababajwe na papa wanjye agafata inzira akigendera umukobwa aravuga ati mva mubwire atabwo kireka mbonye ukuntu ntahi wacu mu Rwanda nkabwiza n'ababyeyi banjye kuri kuko bazi ko nubona ashatse umusaza ufite amafaranga umeze neza unkunda urumva bazi ko nyine tumeze neza kandi urabona ndakubitwa uretse nanjye namwe mwese wanyu na mama wawe wenyine na mama warakubitwa pe kanswe ngiye umuhungu aravuga ati okay atushaka ngufasha tukava mu Rwanda ati ukava nyine muri iki gihugu gataha ati yego umukobwa nyine batangira no kujya baganira umutipe akaza kumusura nyine bisanzwe bakaganira nyine kukabona umutipe ashaka nko kumukoraho umukobwa akamwitaza aturetse uwo munsi twasomanye ati n'uwo munsi undi twasohotse nanone tukajya kugenda akansoma ariko ubundi rwose naramukanira ndambwira ati no as long as I'm still married to your dad nothing is going to happen ubundi noneho ati rero ati mu minsi yashize rero iyi mpamvu ndi kugisha inama ati nari ndi mu rugo mama wa muhungu araza urumva ati yicara nyine muri sari wacu turaganira aranje arambaza arambwira ati seka ngumaze ikibazo uba wumva ubabaye cyane kuba muri uru rugo nyina wa musore nyine wa mugore wa musaza arambwira ati yego arambwira ati nanjye nuko ngukomeze ati ariko ngiyewe uyu mugabo twabyarana abanya barenga 10 mfitanye abana 11 kuba nasiga uriya muhungu ureba ukunda kuzana n'umuhungu wanjye w'imfura imbura muhungu akuri ati niba rero ushaka amahoro yawe uzafata inzira wigendere kubera ko n'umuhungu wanjye yarabimbwiye arambwira ati ariko ubu uriya mukobwa yishimye ati none ko yaramukuye no mu kindi gihugu atazi n'ibyo yaragiyemo amusikaminze mwazamufashisha akava hano umunyine mama w'uwo muhungu arambwira ati ngewe nzi ukuntu wava hano ugataha atariko ntabwo umwana uzamutwara kuko haje amenye ko umwana we wamujyanye twese hano yatwica
urumva uwo mwana avuga hoya ntabwo nagenda nasize umwana wanjye, umwana n'ubuzima bwanjye, amwati kangizwe ati ntabwo ari wo mugore wenyine wataye kandi wagiye kandi akajyana n'abana. Arambwira ati ubona uyu mwana n'uyu abana ngo batatu, mama wabo nyine yarabasize arigendera, mama wabo ngo agiye muri Canada. Urumva mama wabo yaravuze ati kugira ngo nkomeze muri buno buzima ndagiye. Ati uyu musaza ntureba afite amafaranga, uretse utazi kwihangana ntabwo afite amafaranga, ariko ni wa muntu ntabwo yubaha igitsina gore. Ati kandi igihugu uturukamo ndakizi, na guverinoma yawe yanyu igizwe 30% n'abagore. Ndabyumva ubwo nguko ukuntu umugore yitwara mu gihugu cyanyu. Fata inzira witahire mwana w'umukobwa, uyu mwana nakura ngewe kuva mpari nzamurera, nzanamwereka mama wiwe, nta kibazo na kimwe uzagira rwose. Urumva umugore aravuga ati ntabwo nasiga umwana wanjye. Akomeza nyine umumara akageza kumusura, na wa muhungu akaza kumusura. Umwe akamubwira ati for me I love you, wowe numara kugenda ngiye nzaza mu Rwanda, nzaza ngukwe nkujyane ngushake kandi ntabwo tuzava mu Rwanda. Umuhungu akamubwira ati yasheri ibyo ngibyo biveho rwose, ibyo byihorere, ngende mu Rwanda gushakanye na papa ntabwo nabana nawe, sinanakuramo imyenda yawe nk'umugore w'umusilamukazi, sinakuramo imyenda yanjye ngo ngiye kuryamana n'umuhungu nabyaranye na papa we. Umukambwe atari kugenda gukunda. Urumva ati rero ejo bundi umukobwa impamvu ari kugisha inama akanyibabwira. Ati uyu mukecuru nyine uyu mama uyu muhungu yaraje amatike y'indege, uyu mukobwa ubu twandikira ari mu Rwanda arahari. Urumva amatike y'indege, amaze ku matike y'indege arambwira ati fata inzira, urumva utahe ugende, atira n'umuntu uzamye, ati umwana uramunsigira. Urumva uyu mukecuru aramubwira ati humura ntacyo uzagira, ati niba ushaka uzaze nkwereke n'abano bana, papa wabo ntabwo azi ko bavugana na mama wabo muri Canada, ariko baravugana umunsi ku munsi. Ndabizi neza ko umunsi bamaze kurangiza segonderi bafata inzira ati ngewe ni njye nyine ushinzwe gushakira abana amashuri hano, nzamushakira ishuri bajye kuba bagenda muri Canada, kuko na papa wabo ntazaho. N'uyu musaza nikundi kwereka ko atanadukunda, n'uyu mugore kuva yagenda ntazi ngo umugore yagiye he, ntazi ngo byagenze gute, reka azi ngo umugore yaramutaye gusa, nta kindi kinazi. Urumva rero afata inzira witahire. Umukobwa ati uyu mukecuru yarambyukije ampereza umuhungu we. Urumva umuhungu wangeza ku kibuga cy'indege, ati umuhungu mbere nyine akongeza ku kibuga cy'indege ararira, arambwira ati ndakwinginze, ati ngenda ndagukunda, niyo mpamvu nakonvinsinze mama wanjye, urumva ngo tugufashe ufate inzira utahe, kuko Haji n'uriya mugore mukuru rwose ntibagukunda, ntabwo bakwitayeho, nta kintu kimwe bari bitayeho. Rero ngenda gukunda n'umutima wanjye wose, ngiye promisinga ko nugera mu Rwanda ukamara gusetoringa, ukamara gutuza, ukamera neza, uzareke nze kukureba. Umukobwa arambwira Debby uyu muhungu nanjye ndamukunda pe, ati ndamukunda ku buryo kuva naza mu Rwanda turavugana buri munsi, ariko mfite ubwoba nkavuga se Mana ni gute nzemera gukunda umuhungu kandi nabanye na papa wiwe, narabanye na papa we tukabyarana, akambira umugabo, tugashakana, tugakorana nawe mbari nika, tukaba twarashakanye mu idini. Urumva ko ibintu bizakunda, umuhungu tuzashakana gute mu dini n'ibiki byose. Urumva umukobwa yambwira ati rero Deborah, ati uyu muhungu ari kumpropose anshakira ibyangombwa. Urumva kuko uyu muhungu afite double citizenship, afite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, afite n'ubwenegihugu bwo muri icyo gihugu aturukamo. Urumva ati rero ari kumpropose anjyane mu Bufaransa, noneho namara kugeza mu Bufaransa papa we ntabwo azamenya n'igihe azaze basezeranire mu Bufaransa. Bamara gusezerana azabanza ngo basezeranire mu Rwanda, aragira ngo bashyingirirwe mariage nyine ntuze bashyingirirwe mu Bufaransa. Ati tuwe mu Bufaransa, ati nibagirwe ko papa we twabyaranye. Ati ariko Debby icyo kintu ndakubwiye ngo cyananiye, sinzi uko sinyumva, sinzi ukuntu nabigenza, I don't even get it. Nyine ntabwo ngo gabyumva, actually nagabyumva. Yavuze ngiye rwose uyu muhungu ndamukunda, niwe muntu wa mbere nakunze. Ati twasomanye kabiri, ariko nyine twarahuranaga kenshi, ndabizi afite imico myiza, mama we ni umuntu mwiza cyane. Na mama we yarambwira ati niba mama we nyine ngo uyu mukobwa unyuma akira mu Rwanda aramubajije, samubwira kuki umuhungu wawe angendaho cyane ko abashaka iki. Nyine umugore abibaza uwo mama, kuko mama aracyavugana, amweza amavideo kuri uyu mwana, amuhamagara kuri video kuri akamwereka umwana we, akamweza amavideo y'umwana we, akamwereka ko umwana we ari meze neza, nyine umwana w'umuhungu ari gukura nta kibazo. Arambwira ati umuhungu wanjye, ati nyine afite umutima mwiza, nta kindi kibazo cye, ariko agira umwana mwiza cyane. Urumva ariko nyine mama we ntabwo azi ko uyu muhungu amukunda. Urumva ari kwibaza se kuko urumva ntabamemukiye uriya mukecuru wemeye kundirira umwana tutaziranye, twarahuye duhuje umugabo, akambera mama, akambera buri kimwe cyose, urumva ntabamuhemukiye. Ati ikindi kuba nashakana n'umuntu n'umwana nashakanye na papa we, urumva ntabankoza amahano koko.
rero umukobwa ari kugisha inama mugira inama mbwira ikintu yakora ese ubundi yewe nanjye ndumva ntazi icyo yakora pe noneho mbonye ibincanga n'ibindi iki kibazo cyanteye ubwoba ndavuga mana please ntituzashaka abagabo ngo aribo batubere ibintu tutamenya mana we sinzi ukuntu nabivuga. Anyway guys, have a good day. Please share my story, uyisharinga ku bantu bose abo muziranye n'abo mutaziranye, ubabwiye ngo Debby she's on YouTube, and please guys mujye musharinga mu video yanjye kugira ko nabona abantu benshi musubscribinge mubwire abashiti banyu. Yeah, that's it. So guys, thank you so much. Bye bye.